mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Arkiyepiskopi Katolika wa Kigali mu Rwanda Cardinal Antoine Kambanda aravuga ko kuba ari mu bakardinal 13 batangajwe na Papa Francisco ari ishema ku Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'Amerika, Cardinal Kambanda yavuze ko impuhwe z'Imana zatumye Kiliziya igira uruhare mu bwiyunge bw'Abanyarwanda nyuma ya jenoside yo mu 1994. Yabanje kubwira mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uko yakiriye inkuru yo kugirwa Cardinal. Nayakiranye ibyishimo ariko harimo no gutungurwa kuko ntabwo nari mbyiteze. U Rwanda n'igihugu ubundi kitagira icyicaro cy'umukardinali, nibo bwa mbere. Ntabwo rero biri mu bintu nk'Abanyarwanda twari twiteze, nanjye nuko nguko, ariko nuko bishimira Imana kuba Imana mu Rwanda yaraduhaye uwo mugisha, no gushimira nyir'ubutungane Papa kuba yaradutekereje. Ni ikintu kidushimishije ko Kiliziya mu Rwanda nayo ibarwa mu iza Kiliziya zifite abakardinali muri Afurika. Ni ubwa mbere mu myaka 120 kuva Kiliziya yasakara mu Rwanda ko igihugu cy'u Rwanda kibonye umukardinali. Ibyo bisobanuye iki ku bakirisitu kuri Kiliziya y'u Rwanda ndetse nk'uko mubivuga kuri Kiliziya yo mu karere u Rwanda ruherereyemo? Kuba Kiliziya mu Rwanda ibonye umukardinali ni ukuvuga ngo ni Kiliziya na nyir'ubutungane Papa ubona ko imaze gushinga imizi. Imyaka 120 ntabwo ari myinshi ukurikije izindi zimaze imyaka 2000, ariko ubwo ni ukuvuga ngo natwe imaze gushinga imizi. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo natwe ijwi ryacu rishobora kumvikana mu ruhando rwa Kiliziya ku isi, kuba twagira umusanzu dutanga mu iyogezabutumwa ku isi. Kardinali abari mu nama njyanama ya Papa, aho inama bunararibonye n'ibikorwa by'iyogezabutumwa mu Rwanda biba bishobora gusangizwa abandi bakirisitu mu rwego rwa Kiliziya ku isi. Ikindi ni uko Kardinali ashyirwa mu nteko itora Papa, kanatorwamo Papa. Nabyo urumva ni umuryango w'abakirisitu uba uri ku isonga mu kugira uruhare mu buzima n'ibikorwa bya Kiliziya ku isi. Nibutsa bumva ijwi ry'Amerika yuko mwahawe ubusaseridoti na Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri wari Papa icyo gihe mu mwaka w'1990 guhabwa ubusaseridoti n'umutagatifu. Uyu munsi ukaba ugiye kwicara i Roma ku ntebe y'umukardinali. Uwo murimo nk'uko babivuga uretse kuwakirana ishema, wumva ukuremereye bingana gute? Amateka agengwa n'Imana. Kuba Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yaraje mu Rwanda tugeze igihe cyo guhabwa ubusaseridoti, turangije amasomo ya seminari, inama y'abepiskopi gatekereza muri gahunda y'ibikorwa Papa azakora n'urwibutso azabasigira ko ariwe waduha ubusaseridoti. Ibyo byose ni kwa kuko kw'Imana kugenga amateka. Ikintu cya mbere rero mba nshimira Imana yo mugenga wa byose, iyo dukesha byose, no kuba nyine naragize ayo mahirwe n'Imana mba mbishimira. Si ukuvuga ko ari umuntu ashobora kwikorera ngo abyipangire, ahubwo n'Imana niyo igomba gushimirwa. Rero kandi n'abakirisitu kumfasha ngo tuyishimire cyane cyane abakirisitu mu Rwanda ndetse no mu karere. Uri umwepiskopi, uri umukardinali, uri intumwa y'Imana mu Rwanda. Iki cyubahiro ugihawe nyuma y'imyaka
26 igihugu cyawe cy'u Rwanda kinyuze mu marorerwa akomeye yageze kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ikintu Kiliziya y'u Rwanda yakomeje kuvugwamo ariko ikagira inzira yo kugangahurwa. Iyo ushubije amaso inyuma usanga Kiliziya y'u Rwanda igeze he, kandi uyu mwanya wawe uzayifasha iki kugira ngo irusheho kwitagatifuza? Nakoze bimwe mu bintu bikomeye u Rwanda nk'igihugu na Kiliziya mu Rwanda byanyuzemo n'ayari amateka ya jenoside. Ni icyasha gikomeye abantu batwifatiye ku gahanga. U Rwanda rwari rumaze kugira umubare w'abakristo munini, bakibaza ukuntu ibintu nka biriya bishoboka. Ni ibintu rero byatubabaje kandi bidukoze isoni, ariko Imana igira impuhwe, ni umubyeyi w'impuhwe. kuba Imana yaradufashije muri uru rugendo rw'imyaka 26 tukagenda twiyubaka mu bwiyunge, tugenda turushaho kubaka ubumwe nk'abakristo n'abanyarwanda. Ni nabyo rero dukesha no kuba ubu ngubu Kiliziya mu Rwanda yaseruka mu mahanga, Papa akaba yayitoramo umukardinali. Ni impuhwe z'Imana, ariko kandi n'abanyarwanda abakristo mbashimira umusanzu wabo, ubwo bufatanye kugira ngo dushobore kubabarirana. Habayeho ikintu cyo kubabarira no gusaba imbabazi no kwiyunga. Pastorale muri imyaka 26 tumaze naho ngaho yagarukaga gukunga abanyarwanda no gusana imitima. Rero nabyo ni intambwe ikomeye, kandi dushimira na nyir'ubutungane Papa ko yashimye kandi akabona ubwo butumwa bw'umuryango wa Kiliziya mu Rwanda. Niyo ntambwe imaze guterwa, kandi tunabifatanya n'abanyarwanda, cyane cyane n'ubuyobozi bwa leta nabwo bwafashe ya mbere, bushyira imbaraga nyinshi mu kunga abanyarwanda. Hari amadiyoseze nk'abiri mu Rwanda adafite abashumba. Uyu mwanya muhawe wazafasha iki kugira ngo ikibazo cy'abashumba b'izo diyoseze ebyiri kibonerwe umuti? Ubundi gushyiraho abepiskopi, uretse ko navuga ko nka karidinali nanjye ndi mushya, navuga ngo nzi neza uruhare karidinali agira mu gushyiraho abepiskopi, ariko nk'umujyanama wa hafi uri mu nteko mu nama njyanama ya Papa, ngira ngo biraduha amahirwe menshi kurushaho kuba byajya byihuta. Kandi niyo mbona mu karere nka karidinali wa Kinshasa, ubona ko nawe ntabwo ari amadiyosezi yose, ubona ko hari aho byihuta, kuko ubu ngubu ejo bundi yasabye abepiskopi 3 bamwungirije, hashize nk'icyumweru cyangwa 2 bahawe ubwepiskopi. Ukabona rero nubwo biri muri ibi bihe bibi bya COVID, aho guhura no gukora inama bigoranye, nabyo bishobora kuba biri mu bitera kuba nyir'ubutungane ashobora kumva kujya inama n'abantu noneho bari hafi y'izo za diyosezi n'izo kiliziya, bishobora gufasha. Ariko n'ibyo nkeka ntabwo nzi ko ubundi nzi nyiramo abari igisonga cya intumwa ya Papa mu gihugu, niwe binyuraho, ni nawe utanga n'ukora icyo gikorwa kugeza igihe bigereye kuri Papa, biciye muri propaganda fide cyangwa uriya muryango wa Papa ushinzwe iyogezabutumwa mu mahanga.
abumva ijwi ry'Amerika bakomeje kuduhamagara, kutwandikira batubaza niba muzakomeza kugira icyicaro cyanyu i Kigali nka Arkiyepiskopi wa Kigali cyangwa se niba muzagira n'ibindi biro i Roma kwa Papa. Intebe yanyu izaba iri he? Nzakomeza kuba Arkiyepiskopi wa Kigali keretse n'ubutungane Papa mpaye ubundi butumwa nawundi nk'umujyanama mu nama njyanama ya Papa azajya adutumaho igihe hari imirimo yo gukorwa i Roma, ariko ngaruke muri diyosezi nshinzwe. Umwe mu bakristu banyu witwa Graciani Gatera yanditse atubaza kumubariza iki kibazo gikurikira, avuze ati nimushobora kubona Kardinali muzamumbarize igihe abepiskopi bagenzi be bashyinguwe muri katedrali ya Kabgayi, igihe bazashobora gushyingurwa mu makatedrali ya diyoseze zabo, uwo mwamusubiza iki nyakubahwa Kardinali? Urumva ibyo ngibyo ni ibibazo bifata umwanya wo kwigwaho kandi bikanigwaho n'abepiskopi bireba, ariko kandi n'inama y'abepiskopi. Ntabwo rero ubwo cyari ikibazo nshobora kubonera igisubizo ubu ngubu. Mbere y'uko mbareka nyiricyubahiro, ni iki mwasaba abakristu b'Abanyarwanda ndetse n'abandi mu karere bumva ururimi rw'Abanyarwanda muri iki gihe cyo gushimira Imana? Nabasaba kugira ngo dufatanye gushimira Imana kandi dufatanye kugira ngo ivanjiri ikomeze gushinga imizi, ubukristu bwubaka ubumwe n'ubuvandimwe mu bantu bishinga imizi, cyane cyane muri ibi bihe bya COVID-19, icyorezo cyugarije isi. Dusaba ubufatanye kugira ngo turusheho gutsinda kuba abanyamwigendaho no kwikunda. Ni uburwayi bwagaragaje ko bisaba abantu gufatanya kugira ngo ushobore kubutsinda. Ubundi iyo umuntu arwaye izindi ndwara, umutima cyangwa diyabete, ufite ubushobozi arivuza kugeza ku buvuzi bushoboka buriho buhenze, ariko kuri COVID iyo wivuje wenyine kubera ko bifitiye ubushobozi ni hahandi uragaruka babandi bagenzi bawe baturanye batabonye ubushobozi bwo kwivuza bakakwanduza. Bivuga rero ngo ni uburwayi n'icyorezo kidusaba gufatanya twese tukivuriza hamwe, gufatanya kugira ngo tubwirinde. Ariyo mpamvu twihanganira kudashobora gusabana, ndetse no mu gusenga tugasenga twirinda, ariko kandi no gukora ku buryo nk'uko byatugendekeye. Naboneraho gushimira abantu ko habayeho ubufatanye kugira ngo hatagira umuntu wicwa n'inzara, kubera yuko bari muri guma mu rugo ntawe ushobora kujya kwihahira, kuko iyo habayeho kwirwanaho bamwe banduza abandi, ugasanga ni ibyo twari turimo byose ntacyo bitanze. Ivanjiri ridufasha kurushaho kubaka ubuvandimwe n'ubumwe, ari nabyo bituma Imana ihora isingizwa no kuba abahamya b'urukundo rwayo muri iyi si yuje nabi. Murakoze. Cardinal Antoine Kambanda, mbashimiye aka kanya mwigomwe mukagaha ijwi ry'Amerika. Mukorana, Imana ibamere umugisha. Itumanaho ni ubutumwa bukomeye budufatiye runini bwubaka, namwe kubaka ubuvandimwe, ubumwe bw'abantu ku isi ni biri mu butumwa mushobora kudufashamo cyane. Murakoze.